Ni impanuka ikomeye cyane y'imodoka iri mu bwoko bwa Hiace cyangwa se taxi itwara abagenzi ngira ngo batarenze 18 yagize gutya rero itwaye abageni bari bagiye gusaba baturutse mu murenge wa Gihundwe bagiye gusaba mu murenge wa Gashonga iza gukora impanuka bageze imusha ahantu mu kagari ka Burunga umudugudu wa Burunga. Shoferi yagize gutya akoze kuri feri yumva zabaye amazi imodoka itangira kugenda n'umuvuduko uri hejuru cyane. Abagenzi bari barimo birumvikana bari bagiye gusaba batangira kwiyambaza Imana buri wese atangira gusenga bijyanye n'imyizerere ye. Shoferi arwana n'imodoka biranga abantu batangira gutaka babona ubuzima bwabo bugeze mu kaga. Abashoferi plito abamotari batangira kwirukanka, abanyonzi bava mu nzira, abanyamaguru bakizwa n'amaguru bijyanye n'uko iyi modoka ngo yari ifite umuvuduko uri hejuru cyane. Yari iri ahantu rero iri kumanuka mu gahanda k'amabuye kandi mu by'ukuri bigaragara ko ari ahantu hari habi cyane ku rwego rwo hejuru. Umushoferi rero yakomeje kurwana n'imodoka arangije ayitsinda ahantu mu mukingo. Humura witinya n'ahatari inzira ni mukwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Ndabashimiye cyane kandi ndabifuriza kugubwa neza mwese aho muherereye hagiye hatandukanye, haba bari mu Rwanda, bari burasirazuba n'iburengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu mujyi wa Kigali ndetse n'abadukurikirana bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Reka mvuge ngo mwese mugubwe neza kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe mu byo mukora byose mu kazi kanyu ka buri munsi ko kwiteza imbere. Reka mvuge ngo Imana ibarinde umubi Satani, ahubwo ikomeze ibagure kandi bateze intambwe mu byo mukora byose bya buri munsi, haba muri business zanyu mukora, haba mu kazi mukora ko kwiteza imbere ndetse no kugira ngo mutunge imiryango yanyu. Imana ikomeze ibagirire neza, ibarinde ukuboko kwa Satani, ahubwo ukuboko kwiza kw'Imana kuba ariko kubana namwe mu byo murimo byose. Hanyuma hari abadukurikirana batameze neza, abagize ibyago, ababuze inshuti bakabura abavandimwe, ndetse birashobora kuba urwaje cyangwa se urwaye cyangwa se n'izindi ntambara zitandukanye duhura nazo mu buzima bwa buri munsi. Reka mwihanganishe kandi nkubwire ngo ukomere. Hejuru y'ubuturwanya byose, hejuru y'imbaraga zose za Satani, hari imbaraga z'Imana zibasha kuturwanirira, kandi kuba uriho uri muzima, kuba ugihumeka nicyo gishoro cy'ubuzima. Ibindi byose Imana ibyibereyemo. Nucika intege rero kandi amajwi ya Satani aguca intege akubwira ko bitazashoboka, uyima amatwi, ahubwo ukomeze uhanga amaso icyo Imana yakuremeye ni nacyo yiteguye kuzakora ku buzima bwawe. Uyu munsi waba uri kurira ariko ejo abantu bakazakubona uri kuririmba. Burya ikintu cyose kigira igihe cyacyo kandi amarira asimburwa n'indirimbo, ahari agahinda ndetse n'induru hakaboneka impundu. Imana ibaho umugisha. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe mu biganiro n'amakuru atandukanye ngenda mbagezaho. Uyu mwanya inkuru nje kubagezaho ni inkuru mu by'ukuri y'impanuka yabereye mu karere ka Rusizi umunsi w'ejo. Yabereye ahitwa ngira ngo yavaga mu murenge wa Gihundwe yari yerekeje aho bita mu murenge wa Gashonga. Yari imodoka rero mu by'ukuri yari itwaye abageni bagiye gusaba, birumvikana umukwe ndetse harimo na mama we, harimo pare, abasore bamwambare ndetse n'abandi batandukanye bari bagiye gusaba rero, ariko baza gukora impanuka bari mu modoka ya Hiace cyangwa se ya taxi. Taxi zino zitwara abagenzi birumvikana iza kugira gutya rero ikora impanuka. Mw'abantu mwe ntabwo ibintu byoroshye muri iyi minsi, birasaba gusenga ndetse no gukomeza kwiyambaza Imana ikabasha kurengera abantu bayo, kuko hakomeje kugenda hagaragara ibibazo by'impanuka bigiye bitandukanye. Ngira ngo murabizi nk'uko polisi y'u Rwanda, polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda igenda ibikangurira abamotari ndetse abashoferi batandukanye kugira ngo bajye bagerageza kwitwararika mu gihe batwaye ibinyabiziga, kugira ngo tubashe kugenda twirinda impanuka za hato na hato zitandukanye zigenda zituma habaho ibibazo bitandukanye hakaburiramo ubuzima bw'abantu. Bimwe mu byo polisi rero igenda isaba abashoferi harimo kubahiriza amategeko y'umuhanda, birumvikana no kwitwararika nyine kugira ngo gahunda ya gerayo amahoro ikomeze kubahirizwa.
kudatwara ikinyabiziga wanyoye ibiyobyabwenge, kwirinda kugenda mu muhanda ufite umuvuduko uri hejuru cyane. Nyine umuntu utwaye ikinyabiziga agomba kuringaniza umuvuduko kugira ngo hataza kugira ikibazo runaka, ndetse no mu buryo bwo kunyuranaho cyangwa kudepansa, umushoferi cyangwa umumotari akabanza kureba ko imbere ye nta kibazo na kimwe gihari gishobora kuba cyateza impanuka ikomeye ku buryo abantu baburiramo ubuzima. Ibyo ni bimwe mu byo polisi y'u Rwanda ishami ryo mu muhanda, ishami rishinzwe umutekano mu muhanda rigenda rikangurira abantu batandukanye, cyane cyane abakoresha nyine imihanda bakora umurimo w'ubushoferi ndetse n'ikimotari. Hanyuma rero iyi mpanuka yabereye ahantu hitwa Imusha, mu kagari ka Burunga, umudugudu wa Burunga. Yavaga rero mu murenge wa Gihundwe yerekeje mu murenge wa Gashongane, naho bari bagiye gusaba nyine, birumvikana umukwe ari kumwe na pare ndetse n'abandi bantu nyine, harimo n'umubyeyi w'umukwe n'abasore bambariye umusore, birumvikana bose rero bari muri iyo modoka. Biravuga ko rero iyi modoka umushoferi nyirarimo amanuka ahantu mu gahanda k'amabuye ahangaha mu kagari ka Burunga, mu mudugudu wa Burunga. Hanyuma akoze kuri feri yumva zabaye amazi, donc yabuze feri, akozeho biranga, arwana n'imodoka biranga, abona nyine ko ibintu bikomeye cyane kandi hari ahantu mu by'ukuri ngo hari habi. Imodoka itangira kugenda rero ifite umuvuduko uri hejuru. Birumvikana abantu bari barimo batangiye gusakuza, abandi batangira kwiyambaza Imana, abandi batangira kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Buri wese yatangiye gusenga bijyanye n'imyizerere ye, kuko babonaga ko ibintu bikomeye cyane. Birumvikana, murabizi ko buri mu modoka ukabona impinduka zirabaye, imodoka itangiye kugenda ifite umuvuduko. Birumvikana shoferi nabo ntacyo yari afite cyo gukora, ndetse pare yari yicaye iruhande rwa shoferi. Mu by'ukuri mu byo yatangaje yavuze ko yabirebaga uburyo ki shoferi byari byamugoye ushyiramo vitensi bikanga, arwana n'imodoka ku rwego rukomeye, ariko abona ko ibintu byanze. Birumvikana mu nzira harimo abamotari, harimo abanyonzi, batangiye gukizwa n'amaguru. Abagendaga n'amaguru nabo batangira guhunga kuko babonaga imodoka ifite umuvuduko uri hejuru cyane. Shoferi arwana nayo ntako atagize rwose, cyane ko n'abagenzi bari muri iyi modoka bavuze bati rwose uyu mushoferi ahubwo ni umuhanga. Turebye uburyo ki yarwanye n'imodoka n'ahantu twari turi ukuntu hari habi, nta kintu atakoze, yagerageje gukora ibishoboka byose ngo arebe ko twarokoka. Byaje kurangira rero uyu mushoferi afashe imodoka arabati ninkomeza kwirukanka imbere ndaza kwica n'abandi bantu benshi, ngonga abamotari, abanyamaguru, abanyonzi ndetse n'abandi bantu batandukanye, cyangwa se ibe yaturenza umuhanda tujye ahantu habi kurushaho. Byaje kurangira rero uyu mushoferi yigiriye inama, imodoka asa nk'uyegeka ahantu muri rigori hafi mu mukingo, imodoka irahagarara. Mw'abantu mwe, ni impanuka ibabaje iteye agahinda. Urumva abantu bari bagiye gusaba, abantu bagiye mu bukwe, bamwe mu baturage bari bari aho ngaho, bamwe batangiye kuvuga bati rwose aya ngaya ni amarozi, bati bari babaroze rwose, ati inaha ngaha hari abantu bajya bakora ibyo bintu, tubasanga bari baroze umukwe kugira ngo atajya kwisabira umukobwa, batari ko Imana iramurengeye kuko ntacyo yabaye, uretse ko mama we ari we wabashije gukomereka. Hanyuma mu by'ukuri rero uyu mushoferi yageze gutya imodoka nyine ayegeka aho hantu, havamo abantu rero bacyakora ku bw'amahirwe nta muntu wahapfiriye, nta wahaburiye ubuzima. Ibyo nabyo ni byo gushimira Imana. Bijyanye n'ahantu impanuka yabereye, mu by'ukuri abantu bavuze ko ari ukuboko kw'Imana kubikoze, kuko uburyo iyi modoka yari ifite umuvuduko uri hejuru, kuba nta muntu yishe, haba abagendaga n'amaguru, haba abamotari, ndetse no kuba mu bari muri iyi modoka nta muntu wahaburiye ubuzima, barimo baravuga bati iyi ni Imana ibikoze, ni Imana yiturokoye. Kuko ubundi ahantu iyi mpanuka yabereye bivugwa ko nta modoka igipfa kuhakorera impanuka ngo irokoke. Biravuga ko rero muri iyi modoka mu bantu bari barimo, murabizi ko ubundi iyi modoka ngira ngo nimba mbyibuka neza itwara abantu batarenze 18, ariko byaje kurangira abantu 3 aribo bakomeretse, bajyanwa no kwa muganga. Mu bakomeretse rero harimo umubyeyi w'uyu mukwe wari ugiye gusaba. Icyakora
bahise babashakira indi modoka kubera ko ari umukwe ndetse n'abamwambariye nta kibazo gikomeye bagize, bavuze bati reka dukomeze imihango y'ubukwe ikomeze. Bari bagiye muri doti rero bavuye mu murenge wa Gihundwe berekeza aho bita mu murenge wa Gashonga. Abashakiye indi modoka rero, hanyuma barakomeza nyine kugira ngo bajye gusaba no gukwa. Ariko kandi abari bakomeretse bajyanwe kwa muganga, harimo umubyeyi w'uyu mukwe ndetse harimo n'undi mugabo nawe ngo wakomeretse mu mutwe, n'undi wakomeretse ku kaguru. Ariko ntabwo ari ibintu byari bikabije cyane ku buryo imihango y'ubukwe itari gukomeza mu by'ukuri. Rero ni ugushimira Imana yabashije kurokora aba bantu, kuko ahantu iyi modoka yaguye mu by'ukuri urabona ko atari umushoferi wabigizemo uruhare, ahubwo ni Imana yabashije kubarokora. Urumva ko Satani yashakaga kuburizamo ubu bukwe, wenda umusore akaba yahasize ubuzima, ariko Imana yakinze ukuboko igaragaza imbaraga zayo. Bivugwa ko rero ubukwe bwakomeje, kandi mu by'ukuri Imana yagize neza kubarinda kuba ntawahasize ubuzima, kandi ibintu bikagenda neza. Urumva kari kuba ari agahinda gakomeye, haba ku ruhande rw'umuryango w'abari bagiye gusaba ndetse n'aho bari bagiye gusaba, yari kuba ari ibibazo bikomeye cyane, ariko Imana yabarengeye rwose, ibintu bigenda neza cyane. Reka rero mbashimire mwese, kandi amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Kora subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Ndabakunda cyane, mbifuriza ibyiza byose biva ku Mana. Mugire ibihe byiza. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangelist Daniel TV 7.